Kubemera ibyanditswe byera bivuga ko uririmbye abasenze kabiri. Ari nayo mpamvu umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ufasha cyane mu ivugabutumwa. Ni nako impano nshya mu Rwanda zigenda zivuka ngo zifashe abanyarwanda b'abakristo kwegerana n'Uwiteka no kumushimira. Ndasingwa Jean Chryso uzwi ku mazina ya Chryso Ndasingwa ni umwe mu bahanzi bashya bakomeje kugaragaza ko batanga icyizere. Uyu muhanzi ukorera ivugabutumwa mu itorero rya New Life Bible Church Kicukiro akomeje kwigarurira imitima ya benshi abinyujije mu bihangano bye bihumuriza abananiwe n'ababuze amahoro yo mu mutima. Yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, akurira mu muryango w'abakristo Gatolika, ariko nyuma aza kwimukira mu itorero rya New Life Bible Church, ari naho abarizwa kugeza ubu. Chryso Ndasingwa kuri ubu amaze gushyira hanze indirimbo zirimo mu bwihisho, wakinguye ijuru, ndakwihaye n'izindi. Ni umuramyi w'umuhanga mu kuririmba anicurangira gitari. Mu buzima busanzwe ni umwarimu w'umuziki mu mashuri ya African New Life Ministries. Kuri ubu ari gusoza kaminuza mu bijyanye na Arts in Theology with Christian Leadership. Covid-19 yamubereye imbarutso yo kumurika impano ye. Uyu musore watangiye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bw'umwuga mu bihe bya Covid-19 yagendaga aririmba indirimbo zo mu gitabo akazisubiramo mu buryo bugezweho. Ni indirimbo zashyirwaga kuri YouTube ye, abenshi bakagaragaza ko afite impano kugeza ubwo nawe aje gushyira hanze indirimbo ye bwite yise mu bwihisho. Mu gihe gito amaze mu muziki, amaze gushyira hanze indirimbo zitandukanye zirimo 5 aherutse gusohora kuri extended play ye yise wahozeho. Iriho indirimbo zirimo ntajya nanirwa, nta yindi Imana, wahozeho ndetse na biratunganye yakoranye na Uwineza Rachel. Chryso Ndasingwa avuga ko ubutumwa buri kuri extended play bigaruka ku kongera kwibutsa abantu ko urukundo rw'Imana ruriho kandi ruzahoraho. Yagize ati EP yose ikuyemo ubutumwa bwo kumenya kandi ugahishurirwa urukundo rw'Imana, uzirikana ko binyuze muri urwo rukundo igukunda ruzatuma n'ibisigaye ibikora kandi zagusubiza. Indirimbo za Chryso Ndasingwa muri rusange zibanda ku butumwa bwo kubwira abantu impamvu z'urupfu n'izuka rya Yesu Kristo n'inyungu bizanira uwizera wese. Aherutse kuririmba mu gitaramo cyiswe Igicaniro Concert, gahunda nshya yashyizweho n'ikigo RG Consult gitegura ibitaramo ngaruka kwezi.